Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 201, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turagushimye cyane kandi turaguhimbaje Data wera. Dushyize hejuru izina ryawe Mana igira neza iki gitondo. Wabanye natwe, waturinze, tugize amasaha tukiri bazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze Data wera kugira ngo tweze gukiranirwa kwacu, amafuti yacu, intege nke zacu, ubupfapfa bwacu. Mwami Imana utweze kandi utubabarire. Turaguhendahenda cyane ngo tugiye kumva ijambo ryawe. Ukore ku matwi yacu, ukore ku maso yacu, ukore ku nyakubahwa Imana ku mitima yacu, kugira ngo tukumve, turebe ndetse dusobanukirwe ijambo ryawe. Turasenga cyane ngo duhindurwe n'imiburo yawe. Turasenga cyane ngo duhindurwe n'ijambo ryawe. Turasenga cyane ngo imitekerereze yacu ihindurwe n'ijambo ryawe. Ntaba ari twe Data wera, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane ngo ubushake bwawe ari bwo buza. Turasenga cyane ngo ubwami bwawe ari bwo buza. Turasenga cyane ngo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Ngwino umanuke mu mitima yacu utegeke. Ngwino umanuke mu bitekerezo byacu utegeke. Ngwino umanuke mu magambo yacu utegeke. Haleluya. Kora ku matwi yacu, ukore ku minwa yacu, ukore ku biganza byacu no ku birenge byacu, kugira ngo imikorere yacu yose Mwami Imana ibe guhesha izina ryawe icyubahiro. Kugira ngo imivugire yacu yose ibe guhesha izina ryawe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginga cyane ngo umuntu wese umuze gukiranuka no gutungana kwawe. Turakwinginga cyane ngo umuntu wese umuze kukumva no kugendana n'ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo uhimbarizwe kugira neza kwawe, n'imbaraga zawe nyinshi zitarondoreka. Wabucyura Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 9:57 kuza ku 62. Luka ibice 9:57 kugeza ku 62 biratubwira ngo nuko bakigenda umuntu umwe abwira Yesu ati ndagukurikira aho uzajya hose. Yesu aramubwira ati za nyiramuhari zigira amasenga zibamo, niyo nizigira ibyari, nyamara umwana w'umuntu ntagira aho aruhukira. Abwira undi ati nkurikira. Nawe aramusubiza ati reka mbanze njye gushyingura data. Yesu aramubwira ati reka abapfu bahamba abapfu babo, naho wowe jya gutangaza ubwami bw'Imana. Undi muntu aramubwira ati databuja ndaza kugukurikira, ariko reka mbanze njye gusezera kubimuhira. Yesu aramubwira ati ufashe isuka nyuma akarangara ntabwo akwiriye ubwami bw'Imana. Ibyo biri muri Luka ibice 9:57 kugeza ku 62. Imitekerereze ibiri, ibintu bizagenda neza. Hariho ikintu kinangaza cyane kuri Yesu ubwo yahuraga n'umuntu wamusabaga ko yamukurikira. Ahari wakwibwira ko kuko Yesu aje kudukiza ko uwazaga wese yamwemeragwa umuryango ukinguye mu bwami bw'Imana. Reka nkumenere ibanga. Uyu mugabo yaje yifuza gukurikira Yesu. Yesu aramwakira, ariko ahita anamubwiza ukuri, amubwirira ubuzima yabagamo uko bwari bumeze, kuko nawe aribwo yari kuzabamo. Yesu yamubwije ukuri ko kumukurikira ari ubuntu kandi nta kiguzi bizamusaba, ariko amubwiramo ko hariho ibyo azahomba kubera kumukurikira. Erega na Yesu nawe yagize ibyo ahomba kubera gushaka kubahisha se. Ntiyagira guharara, amajoro menshi yakeshaga asenga ari gusabana na se. Yangwaga n'Abayuda bakamwita umugaragu wa Satani. Abantu benshi babonye icyubahiro cye ku manywa, ariko ntibamenye imvune yagiraga mu majoro arimo guhamagara Imana. Kandi ibi ntabwo ari Yesu gusa bigizemo ikibazo, ni n'umwandiko zabagaho. Fata urugero kuri Pawulo. Aya magambo akurikira niwe wayivugiye. Turasanga mu Bakorinto ba kabiri ibice 11:23 kugeza ku 29. Bibiliya tubwira ngo si abakozi ba Kristo bagabura ibye, noneho ndavuga nk'umusazi ndabarusha
mbarusha mu mihati, mbarusha mu gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe 3 nakubiswe inga. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe 3 inkuge zaramenetse. Naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati. Mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose. Ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Ninde udakomeye ngo nanjye mbe udakomeye? Ninde ugushwa ngo nanjye ndeke kugurumana? Ibyo biri mu Bakorinto ba kabiri ibice 11 umurongo wa 23 kugeza kwa 29. Yesu ntabwo yigeze yigisha ubutumwa buvuga ko ubuzima buzoroha. Ntabwo yigeze avuga ko tutazaruha. Ahubwo yavuze ko azaturindira muri ibyo bibazo. Niba ubwe umwami wacu yaranzwe, agakubitwa, agakozwa isoni, ndetse akarabambwa ku musaraba, wowe ni gute utekereza ko isi izakurebera izuba? Muri Yohana ibice 13 umurongo wa 16 turatubwira ngo ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Aho ni muri Yohana 13 umurongo wa 16. Itegura ibibazo n'ibigeragezo. Ibintu ntibikomera wikomeze kuri Kristo, ntukamukureho amaso, kuko uwo niwe bugingo bwacu twasezeranijwe. Komeza ujya imbere, ntabwo uri umusazi. Icyo uza nuko uri umwizera, kandi abamukurikira neza bose isi zabarwanya. Ibyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana Data, tugushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye n'imbabazi byawe bitarondoreka. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye ubushobozi bwawe n'imbaraga byawe. Tugushimiye ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ukuri. Tumaze kumenya yuko ibibazo bitazabura. Tumaze kumenya neza yuko kubera kugutunganira no gukurikira ibibazo bwo biziyongera ndetse bizisukiranya. Turasenga. Ijambo ryaratubwira ngo ibibazo ngo n'amakuba ku mukiranutsi ngo ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Haleluya. Turasenga cyane mu izina rya Yesu Data wera, kugira ngo twuzuze gukiranuka, kugira ngo twuzuze gutungana. Mana turaguhendahenda, Mana turagutakambira, Mana turakwinginga cyane, kugira ngo Mana uduhe kwihangana, uduhe gutegereza, uduhe gushinyiriza mu bigeragezo no mu bibazo duhura nabyo, uduhe gukomeza agakiza twahawe, uduhe gukomeza kukwiringira mu byo dukora byose. Data wera, urera cyane kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Kumana natwe tugire neza, kumana natwe turengere, kandi mwe Mana ukomeze kudutoza kukumvira no gukiranukira. Ndasenga cyane nk'ugira ngo ubwami bwawe ari buhuza. Ndasenga cyane ngo ibyo ushaka ari byo bibaho. Ndasenga cyane ngo Data wera, ngo mu izina rya Yesu, izina ryawe abaryo rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, uhimbazwe kandi uhabwe icyubahiro Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi nabyita ko ari ijambo ryo kuzirikana, riri muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 12. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ibyo biri muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 12. Imana iguhe umugisha wo kwifatanya natwe. Imana iguhe umugisha wo kumva ijambo ryayo. Ndasenga ukuboko kw'Imana kukubeho wowe n'umuryango wawe no mu kazi kawe. Ndakwinginga Imana ikuze kwihangana no gutegereza no kwitegereza mu byo waba ucamo byose. Ubuzima ntabwo buzoroha. Ndagusabira cyane ngo ukomere. Ubuzima ntabwo buzigira buryoha. Ndagusaba cyane ngo ugire imbaraga zo kwikomeza mu Mana mu byo waba ucamo byose. Imbaraga z'Imana zikuzure, Mwuka wera w'Imana kuzure. Uwiteka kubashishe rwose kumwumvira, Uwiteka kubashe kumutunganira, Uwiteka kubashishe rwose gukomeza ukura ndetse ujya imbere ugana aho umuhamagaro wawe n'igihembo cyo guhamagara cyawe kiri. Uwiteka guha umugisha. Imana ishobora byose bane nawe, kandi muri byose ukuboko kw'Imana gumane nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ngusabiye nizeye. Imana iguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga
rwa Facebook cyangwa rwa YouTube, ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.